nyuma nagiye kurushwana na Gafra mu rufundo rwa Kibondo bateraga uko mumva rukabondirahiye sinatinze kurasa kibiri mu kibira havumbutse koko bonyeka ikibazo cyo kurasa amasasu nyatunganya mu mugoro mbona mugabo yatunga hano yitwa Karenzi Karwaka tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro. Yo man, my name is Kora, nkaba ndi umukinnyi wa filimi, nkaba nkunda kurikirana ibintu byose bica kuri Sabeto Pro, nkaba mbashishikariza no kujya muyikurikirana, ndabakunda cyane. Hello guys, my name is Mbabazi Fidela Andy, amazina y'ubuhanzi ni M Andy, ndi umwanditsi n'umukinnyi wa filimi. Hey bro and sister, my name is Constantine, abantu umukinnyi wa filime. Yafite izina ryiza ba igihe narikunze buri Yego ko utari warabimbwiye karese. Oya ndabikubwiye wowe tubimenyera aho ngaho. Aho mureka ngo umwanya mwicare mwegeranye ngire nicare ku ahubwo ntacyo Ariko ahubwo uramuremeye. Turemenye mu muteguro imanukira. Nakoze ikintu ngiye kubabazaho uyu munsi nyine nk'abakinnyi. Yes. Twe turandika abanditsi sibyo none twe tukabahereza mu gakino. Ese imbogamizi mukunda guhura nazo ni izihe muri iyo muri gukina ni izihe mbogamizi muhura nazo? Ndahera hariya ku ruhande wese arambwira. Imbogamizi za mbere nk'uko bitubajije, ndabona hari nk'igihe ujya gukina nk'ikintu utagishaka, hari nk'igihe umuntu aza akakubwira ati nkinira yenda urugero uca nk'umuntu inyuma kandi udasanzwe ubikora cyane. Urambesha tuvuga ko ariho ubwiki tuvuga ko bwaba ari ubwa mbere uciye umuntu ntabwo ari ubwa mbere. Nk'uko nyine mbibabwiye, ndabona hari nk'igihe umuntu aza akagukubita nka rore ugasanga ntabwo yiyumvamo, cyangwa se wanayikora ugasanga ntabwo irimo neza, ntabwo ikurimo tu. Izo mbogamizi zigenda zibaho, ariko nyine kubera ko ubuze ufite icyo ushaka kuzamura u Rwanda, ukazamura izina ryawe, ukagira n'aho ugera, ukava aho uri ukagira n'aho ugera, urabikora tu. Rero imbogamizi mbona ukunda kureba cyane muri sinema, hari ukuntu ufata umuntu ukavuga ati niba narageze kuri uru rwego runaka, so abana b'Abanyarwanda harimo abafite impano, nanjye kangiraho mvana hasi mujyane hejuru, none ugasanga uri kujya muri bya byaro cyangwa se ahantu henshi hatandukanye ushaka kugira icyo ukora, ugasanga umwana umuvanye hahandi hasi, ariko we ari kukubwira ati kunyinira ahangaha uraho amafaranga runaka, ugasanga ubwe ashaka amafaranga cyane kurusha icyo ashaka gukora muri make, uri kumva, ugasanga filimi ntago yiyumvamo, ariko mu gihe ari gukina ukabona ko Imana yifite, ugasanga ashaka amafaranga cyane. Rero icyo nagira, ariko nawe ukina hagati aho ngaho ukina filimi hari icyo ushaka, so nawe urandi icyo abashaka, ariko buriya ibintu bitangira buke buke, nta mwana uvuka ngo ahita amera amenyo cyangwa se ahita amenya kugira, ubundi bitangira gakeya gake bikarangira ugafashe, kuko nabari abakinnyi tubona bagafashe ntago bahita bava iwabo ngo bakine. Bishyiramo nanjye nawe ntago waturutse iwanyu ngo bahite baguhemba, sibyo? Kandi nawe nuko mwese ndikumva ari uko twese twatangiriye hasi. Rero icyo nagira inama urubyiruko rw'u Rwanda, twishaka amafaranga cyane kurusha gushora ibikorwa, tubanze twerekane icyo dushoboye, hanyuma amafaranga yazizana, kandi ndabizi muri sinema amafaranga. So ndabashimira, kumva ari icyo ngicyo navugaho, umwanya na mugenzi wanjye agira icyo yavugaho gusa. Kumva mwiza wicaye hano nakubwire nawe uko bimeze. Ngiye ikintu mbona nk'imbogamizi nka sosiyete nyarwanda, hari ukuntu baba bafata ibintu bya sinema, ariko ukunda gukina rore witwa oya ntacyo kambwirira ugasanga ababyeyi uburyo bagufata iyo bumvishe, cyangwa se abantu bo hanze uburyo bagufata iyo bumvishe ngo ugiye muri sinema, ugiye mu bintu se by'umuziki, babifata nk'aho ari uburara, ntabwo bahita babyumva vuba, kuko wenda nko mu bihugu byateye imbere gukina amafilime, amakomedi ni ibintu biba byumvikana, ariko nk'inahangaha kumanuka ukagenda ukabwira umukecuru ati rero buriya njya gukina filime,
ahita avuga ati ubwo uraje ubaye ikirara ejo uzaba uri kunywa ibitabi n'ibiki. Ntago yumva ko ugiye kubikora nk'uko umuntu ajya mu buhinzi nka kariyeri, nk'uko umuntu ajya mu bwarimu akabikora nk'akazi. bakomeza Biragora, babyitiranya n'uburara, especially nko ku bakobwa. Noneho ntabwo bigaragara neza nk'ababyeyi. Rimwe na rimwe hari ukuntu mba numva twabasobanurira, cyangwa se n'abazamutse imbere yacu, bamwe twita ko ari ibyitegererezo byabo, b'ibihangange, bakajya badufasha mu kuba bahugura nk'ababyeyi, bakumva ibi bintu ko ntago tuba tuje mu burara, ni umurimo, ni akazi. Ni nk'uko nagenda nkajya kuba umunyamakuru, kandi akazi kose ni akazi, kandi bigenerating a profit. okay, ni byiza. Ngira icyo nakongerera, icyo nagufashaho, ntago twebwe ntago ababyeyi tuzabumvisha tubabwira mu magambo, tuzabumvisha bitewe n'ibyo dukora, sibyo? Kuko n'umugenda ukavuga uti mama ngiye gukina filime, burya bwose nta kintu kirimo, sibyo? Ntago ndambara ubusa, ntago ndabikirara, ntago ndanywa ibyo biyobyabwenge. Ashobora kubyumva ko ari amagambo uri kumubwira, ariko nareba muri ya filime wakinnye akabona nyine ko kuri kubikora, ubutaha n'ubwo uti ndagiye, burya ntazabyemera. Azakubwira uti icara hariya ujye guhinga, ujye kumfasha, kuko nako ni akazi. noneho rero sasa kandi kantu nshaka kugira nkunganire hano, umubyeyi wenda urugero nka mama arambwiye ati ntabwo nshaka kujya muri birari, noneho akoza agashya gatoya aranyemereye ndagiye, noneho nareba ya filimi asange bamayerore yo gukundana mano ewana azahita avuga ati umwana wanjye arararutse, bya bintu neza, ahita akubwira ati yabonye aho yihishira, gihore, ahita akubwira ati ngibi ibyo navugaga, ngibi ibyo navugaga. Iyo urebye n'inama y'umuryango kereka niba ubusanzwe n'ubundi waryaga inguni wanyu. ariko ukamubwire kora, akamubwire hari ukuntu umuntu nyine physical appearance ye waba agaragara, sibyo? Kandi urabizi uko umuntu agaragara inyuma ntabwo aba ariyo mico ye, cyangwa se ntabwo aba ari we muntu aba ari we, sibyo? Ushobora kumbona physical appearance ndi kugenda ngo turamukobwa uriya ntabwo ashobotse, ariko bagera mu rugo wabivuga bakakuvuga umwana wanjye ni uwo mu rusengero, nta nubwo ibyo bintu abizi, sibyo? Ninjya gukina filime, mama azi ko ndi umwana wo mu rusengero, ntajya njya ibyo bintu byo hanze, ntajya mbijyamo, sibyo? Ninyina filime nkakina bampaye ya role yo gukina, noneho ndi umwana nyine ndisadundira, ninyina iyo role mama akayibona azamuti burya baranyihishemo ndagufasha, uti ndakubonye. Nabivuga gutyo ubutaha ntabwo nzasubirayo, nabivuga gutyo abantu bambonyemo impano, nintangira kuvuga uti mama rero noneho mbikoze nk'akazi nk'umurimo, ntabwo azabyemera. Burya ndavuga uti cara hari uhinge, nako ni akazi kandi karinjiza. Gusa uko byagenda kose tuba tugomba natwe guharana, ugahatana, kuko iyo umusirikare agiye ku rugamba aba abizi neza ko agiye kurwana, bishoboka ko yanamena amaraso, ashobora gucika akaguru cyangwa akanahasiga ubuzima. Natwe rero ibi ngibi tugomba kubikora nk'akazi, ukagerageza. Niba urabizi neza ko muri filime ntabwo uzahora ukina role imwe, ntabwo uzahora ukina wibombaritse nka Bikira Mariya, hari aho bizasaba ko uba nyine uri wa muntu uri hariya ku muhanda. Uko biri kose urakina role wafatiye ari yose urayikina, ariko wagera mu rugo ukera imbuto. Wa mubyeyi nareba ya filime akabona ntabwo usobanutse, ariko mu rugo akabona uri kwera imbuto, ntabwo ndatekereza atazabitindaho cyane. Ikibazo mfite ni kimwe, nkanjye nk'umwanditsi umuntu ashobora kuza akambwira ngo nshaka filime y'abakobwa ba ghetto, babandi b'indaya nibo nshaka. Ese ninza nkaguha iyo role, nkawe wowe ubwawe ndaba ndi kugutesha agaciro izina ryawe, ndaba ndi kugutesha agaciro, kuko umwana wo mu cyaro w'Icyangugu nakubona muri ya filime uri gukina wambaye bya bindi, uri kunywa za nzoga, uri mu kabari, uri hehe, uri muri rogi bakuryamyeho, sibyo? Nakubona ntago azavuga uti uriya muntu ni umukristo, azakubona no ku mateleviziyo uri kubwiriza avuga uti mu izina rya Yesu uriya ni shitani yazamutse ku isi, sibyo? Nakubona harya ubwo bizagenda muri iyo filime uzayikina nk'akazi se, cyangwa uzabikora nsobanurira ntabwo byumva. Urumva akazi byanze bikunze mbere na mbere iyo ugitangira ntabwo haburamo ko abantu hari uko bagufata, hari uko bakubona, ariko uko iminsi igendeza bagenda babyumva. Ubu uko abanyarwanda bo mu 1990
bari civilize ntabwo ari ko abo muri 2020 bameze. Imyumvire igenda izamuka, uko igenda izamuka rero hari uburyo bazajya babyumva. Niba umwana wepfo yo ngicyangugu ashobora kuzambona nambaye hafi y'ubusa nsa nkaho nibagiwe kwambara, akabibona nk'ibintu birenze, ejo akambona kuri TV ndimo mbwiriza ndimo umwuka ndimo neza, wenda kuzabihuza aho ngaho bishobora kuzamugora. Ariko uko iminsi izagendeza azagenda asobanukirwa cyangwa se asobanuke, imyumvire ihinduke, abone ko nabikoraga nk'akazi ariko si uwo nguwo abona muri filime, si we ndiwe. Okay, naho ngaho icyo namwongerera naho ngaho icyo nakongera mugenzi wanjye, urabona abantu bagira imyumvire itandukanye. Njye nshobora kuba niyambariye agashati kanjye imeze kukavuga turamuniga aba yambaye kuri ya meni bikakurya, ariko njye ni ukuvuga ngo kwambara ubusa kwanjye kereka uko navutse, urumva. Naho ubundi niyo nakwiyambara nka degaje, ni imyumvire yanjye. Kandi buriya ntugakora ikintu uvuga ngo runaka mbone feelinga mutu yawe tu. Nese ikibazo mfite uramwunganiye n'ibyo, ariko se mfite ikibazo. Twese tuzi filime ya Ishumure, tugize warayoboye sibyo? Ngaho nk'ubu wowe wamukunze utamuzi utarabonera filime ya kino, murahuye muramuteretse n'ibyiza mu buzima busanzwe, sugiye uje kubwira umuhungu mugenzi wawe uti mfite ubukwe, umweretse invitation, umweretse ifoto ya sheri, aramubonye ti mwiza ryose cyo gushakana na Simon. Hari ubundi ubwo nubibona gutyo bakakwerekana filime ya kino, sibyo? Hano turi kuvuga kuri sinema, mu buzima busanzwe ntabwo tubyitayeho. Niba kwereka iriya filime ya kino uzaba ukimukunda, uzemera kubana nawe cyangwa uzajya uryamushiduke arantwaye? Of course cyane rwose namukunda bitewe n'imyumvire yanjye njye mba mfite cyangwa se n'ukuntu mba mbibona. Urabona umuntu ashobora kugaragariza icyo ari cyo ariko ku mutima atari kameze. Yanjye nshobora kugenda hanze aha, nshobora kugenda ingendo yanjye yo mu muhanda ikaba itandukanye n'iyo mu rugo. Nimba mu muhanda navugaga ati ndagenda niyemeye, nkagera mu rugo iwacu basenga, nkahita njya hasi nkamera nk'umuntu mbese uciriritse. Ikindi nakongeraho, buriya ikiba mu mutwe nta handi cyanjye, sibyo? Niba urugero nkanjye maze gusobanukirwa ibintu bya sinema cyane, nimubona muri sinema yakinye ameze kwa kundi ari vampire, ntabwo ngiye nzumva ko ari vampire bya nyabyo, kuko nzumva ko ari akazi. Kuko nanjye hari filimi nyinshi nagiye nyina, wenda nkundana n'umuntu runaka, ariko se abantu bose dukundana muri filimi niko dukundana, bashobora gusana n'umukunzi mfite, ahubwo hagataha bakumbariza icyo kintu. Oya namubonye urukundo rubari ku mutima muri make. None se ikibazo mfite, umuntu n'umukristo, ikibazo mfite wowe umubyeyi wawe, ikibazo dufite ntabwo ari twe tukora ibyo ngibyo, ntabwo ari twe bakene, kuko njye nshobora kuza bitewe n'akazi, nubwo ntemera kwambara za mini, nubwo ntemera kwambara bwa busa, ariko kubera ko ari akazi nkabikora. Ariko witonde, ubusa buratandukanye. Ubwo washatse kuvuga ko oya reka mfunge. Oya, ibyo ngibyo nibyo ndi kuvuga. Ibyo nshobora kubikora kwa ari akazi, ni kariyeri yanjye, njye nibyo niyumvamo ngomba kubikora, sibyo? Atari ko ihabanye n'imyemerere yanjye, sibyo? Ariko se ikibazo, wa mubyeyi wawe, wa undi wakubonye gutyo, wa mubyeyi wabonye wa mukobwa kinari Shumureta, arya abantu, arya imitima y'abantu, uzamuzana mu bwuti, mama dore nkuzaniye umukazana. Kamereho no kubwira ababyeyi rwose muri abantu bakuru bakuze, mujye mumenya gutandukanya ibintu, uko mutubona siko turi. Ni njyewe n'urugero, njyewe bampaye role, nshobora gukina yenda nica umuntu, ntabwo ndamwica. Ni ibintu bya filimi nyine tuba turimo, n'akazi tuba turi kubashakira imigati. Mujye mushakira umubyeyi wawe imigati. Oya ni umubyeyi, none so kibwazaza imbere ya kibwa hazaza umubyeyi. Okay, ngansubiza azabyakira ate cyangwa uzamusobanurira gute kugira ngo yumve uburemere bw'urwo rukundo mukunda, bivuyeho ko ari umukinnyi wa filime, ko yakinnye ameze kuriya, ko twamubonye muri filime ameze kuriya, arya abantu, ava mu irimbi, akora biriya byose, sibyo? Umubyeyi wawe
tuvuge urugero uraje papa mama wabakoranyije umukuru wawe murumuna wawe bashiki bawe bose babakoranyije kubereka umukunzi twenda kurushakana arinjiye atinjira bose bazatokesha niyo baba badasenga ariko bazatokesha cyambere buriya ni imyitwarire nagaragaza imyitwarire myiza ndabizi kandi njyewe pe umwanzuro wanjye nafata cyangwa naha n'ababyeyi badukurikiranye njyewe ni ukuvuga ngo icyo nshaka n'icyo kintu sibyo ushobora kubimbuza nkabikora nabi binyuranyije n'uburyo nabishakagamo ariko bigakorwa bishatse kuvuga ko ntugatinye guhinga gutazitema n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu ushobora kuvuga ngo njyewe ngo nkuzanire umuntu ngo utishimiye ngo wakoze ibintu ngo udakunda icyo gihe uba uri muricanye donke ntabwo ari weho ingaruka zizageraho n'iki icyo gihe rero nkubonye uko nkabikumvisha ntubyumve mba ndi umuntu mukuru reka ndi nk'umwana wenda kamve muri filime gato njye mu buzima busanzwe tunasoza ikiganiro cyacu sibyo mwese ndababaza ikibazo kimwe tuvuge urugero ujyanye umukobwa iwanyu ntibamushime bakakubwira turiya mukobwa ntabwo tumushaka ubwo nawe nicyo uransubiza iba aransubiza ku muhungu ntabwo uriya mukobwa tumushaka uti sinzongere no kumubona muri uru rugo uwo ni papa nyir'urugo nyine muri rya jwi rye rikaka yakubwira nabi ntabwo mushaka mwirukane hanyuma bizagenda bite ese kakubwiye ko atamushaka ko atashaka ko amubera umukazana uzabyakira ute uzakomeza ukundane nawe uzamwanga ese uzumvira ababyeyi bizagenda bite ikiganiro wakunze kukigaruka ushobore kuba wangunze ushobore kuba wangunze mama ndaje mukwereke okay ngaha nsubiza nta kibazo nk'uko bivuze nyine icyo gihe nanone umubyeyi aba akomeye umubyeyi urabanza ukamwumva ukanamuha n'igihe ukanamwigisha buriya rega bajya bavuga ngo umuntu iyo ashaje urukwavu rushaje rwonka abana bishatse kuvuga ko umuntu iyo ashaje aba ashaje nyine no mu myumvire hari ukuntu ushobora kumubwira kandi akabyumva ariko umwihutishije ntabwo yabyumva umwicaje nkabimubwira yabyumva ikibazo kimwe tuvuge urugero ni family affairs ni ibibazo byo mu miryango umuryango w'iwabo w'umukobwa n'uw'iwanyu ntibumvikana kubera impamvu imwe kabiri gatatu nyine impamvu nawe aguha kumva koko zirakomeye izo mpamvu arazikubwiye kubwira turiya mukobwa iwabo byagenze gutya na gutya kumva nyine zifite imbaraga afite n'impamvu yo kumwanga ariko njye ntarazibonye byabaye mwebwe mudahari cyangwa se mukiri bato mufite itatu cyangwa ibyo ntabwo nabishingiraho kubera iki kandi ari umubyeyi wawe akakubuta kuko bwasi nzabutare no ubuzima bwanjye ni ubwanjye monamo nta muntu uzaza kumbwira ngo ibi n'ibi njye nabonye umwana twabyumvikanye so ikindi nagufasha dusoza ubundi urukundo nicyo kintu cya mbere ngira ngo kuko ntabwo umubyeyi yakubuza ngo ntuzakunde uyu nguyu we agenda kuzanira wa ku ruhande we nk'umukunde reka ntabwo bishoboka ni hahandi usanga mu bana ugasanga mu bana ku muguru ko ni ibintu by'imirwano so rero ikintu nabwira ababyeyi niba ibintu byarabaye kera bibizana mu bana sibyo bibishyira mu bana abana niba barakundanye babareke babane babashyigikire kandi nabo bitume biyunga baziyunga baba umuryango kumva rero ngiye ku ruhande rwanjye umubyeyi yaramutse ambwiye ngo uyu mpungu nzaniye dore kwa ise niwe wamaze abavandimwe bawe cyangwa se niwe watwimye inka cyangwa niwe wagize atya nabwira nti ibyo byarabaye nta n'amarira warira yahindura ibyabaye cyangwa ngo ahindure ibyarangiye uko byagenda kose icyakorwa cyo twaba tugifite kuko njyewe n'uwo muhungu wabo turamutse duhuye twaba tugiye kuzana konegisiyo hagati ya miryango yombi yarebanaga umwuka mwiza ahubwo aho niho namubwira ntireka dushingiraho ahubwo dutangire dukereye wa mubano cyangwa se dusukura wa mubano wari warasinziriye tuwubyutse ni byiza so mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu channel ni Sabetu Pro keep on it mwakoze andi ni K7 mugume mukurikirane Sabetu Pro mukore subscribe muzajya mubona ibindi bitandukanye by'aba bantu
umaze kubona